Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa, ko mwese mumeze fresh. Ni iby'agaciro cyane kuri wowe wakoze subscribe, kandi niba utarakora subscribe kora subscribe, hanyuma ukandi ku kantu k'inzogera kari buza aho ngaho ujye uba mu bantu ba mbere bazajya babona ubutumwa bw'amakuru tukugejejeho nk'ibisanzwe. Ni Rwanda Vibes TV, murabizi ibintu bihora ari bishyashya kabisa. Amakuru ariho kuri ubu ngubu ni amakuru y'uwitwa Tiger B cyangwa se The Ben, yaje kuba akora amateka kabisa, yaje kuba yongera kugaragariza abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba muzika muri rusange ko byose bishoboka. Ibije nyuma yaho abaye nominated muri event izabera hitwa New York, ni One Africa Music Fest. Ni igitaramo ngo gihuza abahanzi batandukanye bo muri Afrika, abahanzi bakomeye cyane bafite amazina aremereye cyane. Ubundi cyari gisanzwe cyitabira abahanzi batandukanye barimo ba Diamond, Burna Boy, barimo abahanzi batandukanye nk'aba Tiwa Savage n'abandi bagiye batandukanye. Gusa muri uyu munsi byaje kugaragara ko uwitwa The Ben from Rwanda kabisa yabaye nominated, nawe akazaba arimo performing live. Ni igitaramo kizabera hitwa New York, ngira ngo ni muri mu kwezi kwa 8, akaba nawe azaba ahabaye. Ibi byaje gushimangira rero ko umuziki nyarwanda nawo ushobora kuba wagira ahugera muri rusange. So ni ukuvuga ngo abantu bazitabira cyangwa se abasani bazitabira iki gitaramo nk'uko muri kugenda mubibona muri official line-up y'uru rubuga cyangwa se aba bantu bategura iyi event babashe kuba bishyira hanze kuri Instagram yabo. Murabona ko official line-up harimo ba Diamond Platnumz, Harmonize n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ibi byaje kuba binyomoza amakuru yari kugenda avugwa ko uwitwa The Ben atari kuri affiche cyangwa se atari ku rutonde rw'abantu baza performinga. Gusa niba koko ufite ukoresha Instagram, nyarukira ku Instagram account y'abantu bategura iri event ni One Africa Music Fest, urabusangaho The Ben ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mugenzi we basanze bakorana cyane kabisa, twavuga ko ari abavandimwe. Media bicije kuri Instagram yiwe yamupostinze, hanyuma aramutaginga nkuko ngira ngo muri kubibona ku mafoto, avugira ati I believe in you man. Ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, ataramwizera n'iki byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo rero ni abahanzi bakomeye cyane, ariko bagenda bagaragaza ko bakorana cyane kandi bashyira hamwe, bitanga isomo no ku bandi bahanzi batandukanye b'abanyarwanda. So reka tumwifurize ishya n'ihirwe rero witwa Ben cyangwa se Tiger B. Iyi ngiyi ni Rwanda Vibes TV, dukurikirane kuri Facebook page yacu ni Rwanda Vibes 250, ndetse kuri Instagram account ni Rwanda Vibes 250. Hanyarukire ukande follow, nanyandikire ndetse no kuri Facebook yacu duha igitekerezo kandi na like. Ciao ciao.